Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe, Yesu abaha umugisha kongera gukurikira iri jambo rya mu gitondo. Tugarutse muri cya gitondo cyo gusenga, tuvuga ngo umunsi wawe ntukire nta jambo rigukomeza, nta jambo riguherekeza mu byo urimo byose. Nubwo umuntu aba afite amagambo menshi yamufasha, ariko twese mukwiye dutanga byibuze ijambo kugira ngo wowe wabuze umwanya wo kwicara ngo usome ijambo, byibuze ugire ijambo wahagararaho ku munsi rishyigikire intambwe zawe muri Kristo Yesu. Haleluya. Rero ndumva turi mu cyumweru kivuga Yesu wacu. Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Haleluya. Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Ndavugana nawe muri iki cyumweru nkubwira ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Nawe uwo wakwifuriza wese mwifurize amahoro ya Kristo. Haleluya. Iyo tuvuga amahoro tubona ni ijambo ryoroheje, ni ijambo mu by'ukuri rivuga wumva ari ibintu umuntu wese yabwira undi. Haleluya. Ni ijambo wumva buri muntu wese yabwira umuntu ngo Imana ibane nawe iguha amahoro. Ariko amahoro naje gusanga ari ikintu kinini. Amahoro naje gusanga ari ikintu cyihishemo ibindi byinshi. Amahoro naje gusanga ari ikintu abantu badakurura ngo basingire ubugari bwacyo. Ni ukuri, reka mbabwize ukuri, iyo tuvuga kwizera Imana, iyo tuvuga kugendana n'Imana, iyo tuvuga kwiyegurira Imana, ntabwo ibyo byose tujya tubishobora tudafite amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo rero ni ubuntu Yesu adusukaho buguha amahoro nubwo waba ukiri mu bibazo, bugushoboza guhagarara naho byaba bitari gushoboka. Ubuntu bukuzaho butuma nubwo waba uri mu kibazo ubanza ugasa nk'utuje, ukitsa umutima, noneho ukabona uko utekereza kuri cya kibazo n'uburyo utangira guhanduringa cya kibazo. Ariko igihe cyose habuze amahoro, haba guhuzagurika, haba kunyeganyezwa, haba guteshuka, haba no kwirwanirira. Haleluya. Amahoro rero ni kimwe mu bintu dukeneye, cyane cyane amahoro ava kuri Kristo. Twarabibonye, hari ibintu byinshi twabonye tugira, dutunga, duhabwa, ariko bidatanga amahoro. Hari abantu benshi muganira akibwira ko nashaka ibyo bizamuha amahoro. Ni ukuri urushako rwaguha amahoro, ariko amahoro ashobora kunanyeganyezwa. Umuntu akibwira ko nabyara nta kindi kintu kizamubuza amahoro. Umuntu akavuga ati cyama akazi gusa, ibindi byose akabireka, naba ntuje nagira amahoro. Umuntu wese azi ko iyo abonye amahoro harimo gutuza ababonye. Ariko nanone amahoro tubona tugatuza ni mahoro ki? Ni amahoro ava kuri Kristo. Ayo ndagira ngo yasengere, ayo tujya tuyasaba Imana. Ayo mahoro ava kuri Kristo ni amahoro aza nubwo waba ukiri mu kibazo, ariko ugatuza kugira ngo Imana ishobore kukigukuramo. Kuko burya Imana ntigikorana n'umuntu utaratuza muri we, kubera ko niyo ivuze ntiwumva. Iyo ufite amahoro y'Imana, iyo ufite amahoro ava kuri Kristo, ushobora gutuza. Iyo Imana igutesheje urumva, iyo ikuyeho icyo ukora urumva. Ariko umuntu udafite amahoro, umuntu udafite amahoro arahuzagurika, umuntu udafite amahoro ntagatuza. Ariko ndasoma iri jambo rimwe hanyuma turisengeremo. Ariko noneho Abaefeso 2:13 aravuga ngo ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ye. Uwo niwe mahoro yacu, uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri ku bumwe, akuyeho ubwanzi, ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abakuremo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba ucishijwe bwa bwanzi. 17 akavuga ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ibabwira iby'amahoro. Haleluya. Ariko natangiye nkubwira ku murongo wa 12, umurongo wa 13 aravuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo,
uwo niwe mahoro yacu. Umurongo wa 14, uwo niwe mahoro yacu. Ndashaka kukubwira Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Yesu Kristo niwe tubona tugatuza. Uwo nguwo ni uza muri wowe agatanga umunezero isi itaguha, agatanga umunezero amafaranga adatanga. Uwo niwe uguha gutuza ntacyo waronse. Uwo niwe uguha amahoro ugasinzira, ntabwo atari uko wageze ku butunzi bukomeye, atari uko wabonye ibya mirenge. Uwo niwe waguha guturiza mu rugo, uwo niwe waguturiza mu kazi, uwo niwe waguha. Burya iyo habaye kubura amahoro n'ibindi byose tuba twabitakaje. Iki cyumweru ndaba mvuga ngo reka nkubwire ijambo nkuzaniye, ndakubwira ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Icyama nawe akakugenderera, icyama ayo mahoro ukayasogongeraho. Ayo mahoro ntabwo agombera yuko ufite ibidasanzwe, ayo mahoro atangwa na Kristo. Niyo uri mu kibazo ugira amahoro ugategereza ko akora, ariko iyo umuntu yabuze amahoro ntajya amutegereza, ntajya yihanganira gutegereza. Ntabwo ushobora kwihangana udafite amahoro, ntabwo ushobora gutuza udafite amahoro, ntabwo wakumva ijwi ry'Imana udafite amahoro. Ko amahoro aguha gutuza, aguha gutegereza gukora kw'Imana, aguha kumva icyo Imana ivuga, aguha kumenya ko igutesheje. Ndasaba ngo Imana ibaha amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo. Yesu Kristo atubwiye ngo muri iki cyanditswe cy'Abefeso 2:14 aravuga ngo uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Haleluya. ngo uwo niwe mahoro yacu. Ndashaka kubwira ngo mahoro yacu atahe muri wowe, umutima wawe utamururwemo umucyo w'amahoro uze mu buzima bwawe. Ndakwifuriza amahoro ya Kristo, kuko uwo ngo iyo tumubonye uwo ni mahoro yacu. Nta kindi kidutandukanya n'abapagani, nuko tugira amahoro naho byaba tunyeganyeza. Nubwo ugira amahoro, nubwo waba ubona ibikuza amahoro bihari, ndasaba ngo ayo mahoro abe umurage wawe. Ayo mahoro yongera agaragare mu buzima bwawe, guhembura, gusane, agusubiranye. Ayo mahoro abe muri wowe imbere, aho umwanzi atayanyeganyeza. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu ndagushima, muzamuri icyubahiro. Ni wowe utanga amahoro niyo umuntu yababona kunyeganyezwa, ni wowe utanga amahoro nubwo umuntu yababona ibihinyuza. Ndasenga ngo amahoro aturuka kuri wowe, amahoro menshi umuntu atajya agabanishwa n'amafaranga, amahoro adatangwa n'isi, amahoro adatangwa n'akazi keza, amahoro adatangwa n'ibyitwa bikomeye. Ayo ngaya amanuke mu mutima wumvira ijambo. Buri muntu wese uryumva yakira amahoro yawe. Yesu Kristo ijambo ryatuwe ngo niwe mahoro. Nyemerera wuzure imitima yacu, tugira amahoro ava kuri wowe, kugira ngo nutegereje gutabarwa abone amahoro aturutse kuri wowe, yakirana amahoro, asubizanwa amahoro. Kuko iyo dufite amahoro turagutegereza, tukemera icyo uvuga, tukagendera mu cyo ukora, tugashima ibyo ukora. Mwami wanjye, ndasenga amahoro menshi atugwireho. Buri muntu ugutegereje agutegerezanya amahoro, yiringiye gutabara kuva kuri wowe. Urakoze. Bana na buri muntu uyu munsi, ndabakuragije, ukomeze ubahire, ugendane nabo, amahoro yawe ahinduke umurage kuri twe. Icyubahiro kibi cyawe. Shalom shalom. Yesu abaho umugisha. Ndifuza ngo amahoro y'Imana abane namwe ibihe byose. Amen.